ese umudamu mwiza umukobwa mwiza agomba kwitwara gute muri society. Ibintu 10 bishobora gutuma uba umukobwa w'icyubahiro cyangwa umudamu w'icyubahiro, a woman of elegance. Ntuze expecting ko hari umuntu uzakubaha nawe utamwubashye. Hari umudamu twigeze kuba tuganira rimwe ariko tubwira nyine ubuhamya bwe bw'ukuntu yatandukanye n'umugabo we malheureusement, ko ariko nyuma umugabo waza kongera gushaka. Turi kumubaza tubwira ukuntu agikunda umugabo we, atubwira ukuntu yakishima bongeye gusubirana n'iki. Ari muri blague turamubaza se umugore yashatse ni mwiza? Igisubizo yaduhaye cyaranshimishije ku buryo n'ubu ngubu niyo mpamvu nifuje kukibabwira kugira ngo wumve iyo confident y'umudamu agomba kugira cyangwa y'umukobwa. Yaradusubije ngo nta mugore cyangwa umukobwa ushaka kuba elegante cyangwa uri elegante urwanira umugabo. You are addressed the way you dress. Kuku muraho mumeze neza, ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose, ubuzima bukomeje kubafata bien. Iminsi myinshi rero, iminsi myinshi kuri twese, ku bantu tumaze igihe tutabonana kuri ino chaîne yacu ya All Love Sauda, yaba ari abashyashya twungutse nyuma yaho duherukanira, yaba ari n'abagiye n'ukuri ndabasaba ko mugaruka. Twagarutse mbahaye ikaze kuri chaîne yacu, chaîne yanyu All Love Sauda. Nkuko mubizi, nkuko maze kwimenyera, ngewe nitwa Sauda, ninjye tubana muri ibi biganiro byacu bya buri munsi. Ndabizi ko maze igihe kinini cyane tudaherukana, ariko nukuri nari mbakumbuye, nari nkumbuye kuganira namwe, nari nkumbuye kurebera hamwe utuntu dutandukanye twa tuntu twacu twose mwari mumaze kumenyera. Tugiye kugaruka kandi noneho turaza hiyongeremo n'ibindi. Chaîne twarayaguye, twafashe igihe kinini cyo kubanza gushyira ibintu ku murongo kugira ngo tuzagaruke dufite imbaraga nyinshi, ndetse n'ibindi byinshi twongereyemo byose muzagenda mubibona. Reka mbicisha amatsiko, mugire amatsiko yo kuzajya muza no kubireba umunsi ku munsi. Ndumva ari ibyo. Ngewe nitwa Sauda nkuko mumaze kwimenyera, nkuko mubizi, mbahaye ikaze kuri chaîne yacu. Uyu munsi murabona ko ndi njyenyine, nicaye hano njyenyine. Ndashaka ko tuganira ku bintu bitandukanye, ariko ikintu cy'ingenzi nari navuze ko nshaka ko duheraho kuri uyu munsi. Maze iminsi mbona ibintu bica kuri social media byinshi bitandukanye, ariko byinshi byibasira abana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange. Abana b'abakobwa, abadamu, ababyeyi, urumva ibintu bitandukanye byibasira nyine igitsina gore, nkabibona bikambabaza nk'umugore mugenzi wabo cyangwa se nk'umukobwa. Ntabwo nkiri umukobwa ariko nigeze kuba umukobwa, gusa mfite barumuna banjye, mfite abakuzine, mfite abana b'abakobwa benshi, inshuti zanjye. Nkumva ni ibintu bimbabaje mu by'ukuri, nkumva ni ikintu nshaka kuzafatira umwanya nkicara tukaganira. Murabona ko niyo ugizemo serieuse ho gakeya, ariko mu by'ukuri ni ikintu gihangayikishije. Yego ndablaminga ababibasira cyane, ariko ku rundi ruhande hari ibintu ubona ukabona ko natwe tuba twabigizemo uruhare, abakobwa se cyangwa abadamu, kugira ngo abantu badufateho ijambo. Urumva, kugira ngo badufate ijambo, bakubone ko uri umuntu buri wese agomba gufataho ijambo. Kubera iki se? Icyo rero nicyo nshaka ko tuganira uyu munsi. Yego hano twiga kwiyitaho, kwiyitaho mu buryo buri physique bw'inyuma bugaragarira buri wese, ariko ndagira ngo twige no kwiyitaho mu buryo bw'imbere, mu buryo bwacu, uburyo bw'imbere, ku buryo umuntu wese azakubona akabona ko uri umudamu nyine, umudamu wihagazeho, umudamu w'icyubahiro, umukobwa mwiza wihagazeho, umukobwa ugaragaza icyubahiro, buri wese aguha icyo cyubahiro kugomba, ariko byahereye kuri wowe. Mu by'ukuri kwitaho ntago kwitaho ari kwitaho inyuma gusa.
ngo umenye uko wisiga ku ka makeup, ngo umenye uko ukora ku ka maske, ngo umenye uko ukora bya bindi byose twagiye twiga, uko wambara, uko bimwe buri wese ari bukubone akahita abona ko uri umukobwa mwiza, uri umudamu mwiza, akagushigukira. Yego nabyo ni byiza, nabyo bigomba gufata umwanya wabyo, ariko mu buryo bw'imbere bwa buryo abantu bose batahita babona uko uri bwitware. Ese umudamu mwiza, umukobwa mwiza agomba kwitwara gute muri sosiyete? Ibyo nibyo nashakaga ko tuganiraho kuri uyu munsi. Mu by'ukuri tureke guha abantu ijambo, tureke guha abantu bose urwaho rwo kugira ngo badufate ijambo, batubone uko bishakiye, batuvuge uko bishakiye. Ngira ngo mugenda mubibona kuri social media, yego n'abahungu nabo babafata ijambo, ariko cyane cyane iyo uri umukobwa, iyo uri umubyeyi, n'ukuri ni ibintu ntago bisobanutse. Navuga ko bidasobanutse, ntago byubashye pe. Mureke twige kuba abakobwa, abadamu b'agaciro, ku buryo buri wese uzajya ukubona azajya ahita akubonamo kuri umudamu mwiza, uri umukobwa mwiza, usa neza inyuma yego, ariko no mu myitwarire. Uyu munsi nashatse nakusanyije ibintu 10 bishobora gutuma uba umukobwa w'icyubahiro cyangwa umudamu w'icyubahiro, like a woman of elegance, sibyo? Ube umugore uri elegante, ube umukobwa uri elegante. Ibyo bintu 10 byagufasha, ni nka tips 10 zagufasha kuba elegante. Nibyo nashatse ko tuganira kuri uyu munsi. Muri tips zacu, icyambere ugomba kwitaho ni imyambarire. Imyambarire, uko wambara. Hari akantu nkunda agakote ko mu Cyongereza kavuga ngo you are addressed the way you dress. Urumva umuntu akwaprosha, agusanga uko agusanza kuvugisha, biba bivuye kuko wambaye, sibyo? Uko akwegereye akuvugisha biva kuko wambaye. Ako kantu buri wese nujya kwambara ugatekereza gutyo, bizatuma wambayera ibintu bigukwiriye, niko navuga. Ku kintu cy'imyambarire ntago ari ikintu nkunda kudiskitaho cyane, kubera ko buri wese agira choice mu myambarire, agira guze mu myambarire zitandukanye n'izabandi. Ntago ndi bujya kubwira ngo kugira ngo ube elegante nuko uri bwambara ikanzu, oya, cyangwa kugira ngo ube elegante nuko uri bwambara ipantaro wenda imeze gutya, oya, ntago ari icyo nshatse kuvuga. Kugira ngo ube elegante nuko wambara ikintu mu gihe cyacyo kigikwiriye, kandi ikintu kigukwiriye nawe. Ntago reka nguhe nk'urugero, ugiye mu isoko ukunze umwenda, urawipimye, kuko nta muntu ujya upfa kugura umwenda atawipimye. Urawipimye, urawukunze, urawuguze, ugiye kuwambara. Ariko uwo mwenda wambaye buri uko uri gutambuka ku muntu uragenda umanura. Mu by'ukuri uri kwereka umuntu uko ubonye ko ibyo wambaye wabyambaye utabihisemo, cyangwa wabyambaye bitagukwiriye, cyangwa wabyambaye utabitekerejeho. Mu by'ukuri niba uko wambaye wabyambaye wabitekerejeho kandi wabikunze, be confident, sibyo? Wowe uko nyine uko wirebye muri miroir imbere yo gusohoka ukabona bikubereye, ntajye n'umuntu bikujijira ngo akubwire ngo wambaye ibintu utangire kugira isoni, ugenda umanura, utangire kugira isoni niba ari agakote ugende wigira gutya, oya. Wowe ibyo wambaye nibyo, ni ibyawe mu buryo bwawe, ariko wibuke ka kantu ko umuntu akuvugisha bitewe nuko akubona wambaye. Wibuke kwambara nyine ibintu biri elegante kandi bijyanye naho ugiye. Ntituvuge ngo ugiye gushyingura ugiye wambaye buchkopa kameme. Kumenya kwambara ibijyanye naho ugiye. Ntuvuge ngo ugiye mu bukwe ngo ugiye wambaye deshire cyangwa kola. Hari abantu njya mbona babikora. Kumenya igihe wambara ikintu mu gihe cyacyo, icyo kizagufasha kuba elegante mu bantu, kandi ukambara ibintu bigukwiriye, wowe ubwawe wishimiye, wumva biguhaye amahoro muri wowe, sibyo? Ntiwambara ikintu ngo ugende umanura, ngo ugende uzamura, ngo ugende uhisha, oya.
wambara ikintu kigukwiriye mu gihe cyacyo. Ikindi kintu cya kabiri kizadufasha kuba elegant ni ukumenya ibyo tuvuga, kumenya uko uvuga n'ibyo uvuga, sibyo? Umudamu, umukobwa, umudamu ushaka kuba elegante ntabwo ari wa muntu ugera ahantu ngahita atangira gusamara, urumva? Nta nubwo urumva ujya ubona abantu ugasanga ugeze nk'ahantu hari ikiganiro, nta nubwo urumva n'ibyo bari kuganira, nta nubwo urumva n'aho byerekeza, wowe ushatse kuhita winjira mu biganiro byabo, sibyo? Hari abantu bameze gutyo tujya tubona. Mu by'ukuri ntago ibyo bintu ntago bituma uba elegante, ntago bituma nyine uba umudamu w'icyubahiro cyangwa umukobwa w'icyubahiro. Umudamu w'icyubahiro arabanza akagira ahantu, nimba ari mu kiganiro ukabanza ugakurikira ibyo bari kuvuga, sibyo? Ukabyumva neza, ukumva ko ufite icyo kubivugaho kandi ufite information zihagije kuri icyo kintu bari kuvuga, warangiza ukabona kwinjira muri icyo kiganiro. Kandi nanone ntago winjira usakuza uvuga ko akunda umuntu we kuvuga ngo nanjye ngo mureke mbabwire, oya. Umudamu uri elegante cyangwa umukobwa uri elegante avuga ikintu azi neza, afite information. Niba wumva kuri iyo sujet bari kuvugaho nta information ufite, icecekere wikirize, babone ko muri kumwe, batabona ko abasuzuguye, cyangwa wenda ngo ujye muri telefone, oya, kurikira ikiganiro wikirize, wenda useke, ariko ntabwo uri bugiye kwinjira mu biganiro by'abandi udafite n'icyo kubivugaho. Icyo gihe bizafasha umuntu kureba, kubona ko uri umuntu ufite ubwenge kandi utahita winjira mu bintu gutyo ahubagurika, bitume anakubaha. Ikindi kintu cya gatatu gituma umudamu cyangwa umukobwa aba elegante, agaragara nk'umuntu uri elegante imbere y'abandi, nuko ugira ubumuntu, be kind, sibyo? Kandi wite ku marangamutima y'abandi. Mu by'ukuri igitsina gore ukuntu kiremetse n'abantu Imana yahaye umutima w'ubumuntu, sibyo? Yego n'abagabo nabo barawugira, ariko cyane cyane twebwe Imana yaturemanye umutima w'impuhwe. Rero ntago kuba heartless cyangwa kuba umuntu udafite amarangamutima, kwa kundi umuntu nyine itayigira njyewe ndi tafu, ntabwo ibyo ngibyo bizatuma ugaragara nk'umugore w'umunyacyubahiro cyangwa umukobwa w'umunyacyubahiro ukwiriye agaciro w'agaciro imbere y'abandi. Kugira ngo ugaragaze ko uri umugore w'agaciro nawe ubwawe n'abakubona, ni uko werekana ko ufite ubumuntu, ufite ikinyabupfura, ufitiye impuhwe abandi, wita ku marangamutima y'abandi. Ntabwo uri wa muntu uzavuga ikintu ngo akomeretse mugenzi we, ntabwo uri wa muntu uzavuga ikintu kugira ngo bantinye, banyubahe. Murabizi hari abantu bameze gutya, njyewe ninza nisharirije, ninza ameze gutya barantinya, baranyubaha, oya. Ntabwo rwose, ntaho bihuriye no kukubaha, ntaho bihuriye no kwishaririza kugira ngo abantu bagutinye. Mu by'ukuri kugira ngo abantu bakubahe, nuko nawe uba waberetse ko ufite ubwo bumuntu, nuko uba waberetse ko nawe wabubashye. Ntuze expecting ko hari umuntu uzakubaha nawe utamwubashye. Ntabwo bivuze ngo kuko nambaye neza, nambaye urukweto rwanjye rurerure, ndagenda nca ku bantu bose mbakandagira, ngenda ntawe ndeba, nta kugira ngo bantinye, oya. Be humble, ba umuntu, bumuntu nyine, umuntu ufite ubumuntu. Icyo nicyo kizaguhesha agaciro mu bandi. Ikindi nagiye byandika ni utu tips dutandukanye. Ikindi nari nakibabwiye cyo kuvuga neza, utavuga amagambo. Hari amagambo nyine ataba ari poli mu by'ukuri, amagambo atari poli, nta mwanya wa negativite umugore cyangwa umukobwa ushaka kuba elegante agomba kugira mu buzima bwe. Nta mwanya wa negativite pe. Ibintu byose ugomba kubibona mu buryo bwiza, buri positive. Nimba ari n'ikitagenze neza, izera ko ejo kizagenda neza, sibyo? Ntago ibintu byose ugomba kubibona in negative way,
sibyo ngo ubone ngo uyu munsi ngibi biranze ngo none ngo turapfuye turashize oya umugore uri elegante ahorana confidence ahora yizeye ko ejo n'ejo bundi ibidakunze uyu munsi bizakunda n'ejo noneho ikindi ugomba kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka nk'uko nabibabwiye haruguru ahangaha ni hahandi nimba tuvuga umuntu akurakaje ni urugero aho kugira ngo ujye gushwana ujye gutongana ukubita ibintu ku bibambasi ugira iki ni hahandi uzamenya ngo ndarakaye muri aka kanya aho kugira ngo mvuge ijambo ribi nzicuza reka nceceke nimara gutuza muri njyewe namaze kubona ijambo rikwiriye ryo kuvuga ijambo rikwiriye navuga muri aka kanya nibwo nzavuga ariko aka kanya nta kintu ndi buvuge sibyo aho ni hahandi umenya igihe cyo guceceka ukamenya n'igihe cyo kuvuga mu gihe gikwiye kandi ukamenya amagambo akwiye yo kuvuga muri iyo situation urimo sibyo ntago umugore ushaka kuba elegante ntago ari wa mugore uzajya tuvuga urugero mbaho urugero njya mbibona kenshi ku bakobwa cyangwa abadamu ugasanga wenda umenye ko umugabo wawe avugana na kanaka ni urugero cyangwa umukopa wawe avugana na kanaka w'umukobwa w'igitsina gore cyangwa urabakeka ko hari ibindi barimo ugasanga wafashe telefone wahamagaye umukobwa cyangwa umwana abonanye wamwiyamye nkwiyamye ku mugabo wanjye ladies nimba ari n'umukobwa ubikora cyangwa umudamu ubikora please stop ntabwo ibyo bintu biguha agaciro pe ntabwo biguha agaciro ntabwo biguha icyubahiro nta mugore cyangwa umukobwa ushaka kuba elegante cyangwa uri elegante urwanira umugabo kambivuge gutyo nta mukobwa urwanira umugabo sibyo ntago rwose mu by'ukuri ibyo bintu bigutesha agaciro yaba imbere y'umukunzi wawe yaba imbere y'uwo ugiye kurwanira nawe uwo mugabo wawe cyangwa uwo mukopine wawe uwo mukopa wawe sorry sibyo ntago biguha agaciro pe umugore uri elegante aba yifite confidence ugira confidence ko niyo yego wabibonye byakubabaje ariko aho kugira ngo ujye kushwana n'uwo mukobwa cyangwa n'uwo mugore beta icara hasi ubiganire n'umugabo wawe mu biganire mu bisoltinge sibyo ariko kugira ngo ujye kurwanira hariya ngo ujye kurwana ngo bagufatiye umugabo ngo bamuvugishije ngo bageze iki ibyo bintu ntago bikwambura agaciro totally sibyo aho ni cya kindi nende kubabwira ko umenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka kugira ngo ube umugore ufite agaciro ikindi uba ufite high self esteem ni nk'ibyo ugomba kuba confident mu byo ukora byose yaba muri relationship yaba mu kazi yaba mu byo ukora byose umunsi ku munsi hari umudamu twigeze kuba tuganira rimwe ari kutubwira nyine ubuhamya bwe bw'ukuntu yatandukanye n'umugabo we malheureusement ko ariko nyuma umugabo waza kongera gushaka noneho turamubaza urumva byari muri blague nyine turi kumubaza tubwira ko nagikunda umugabo we atubwira kuntu yakishima bongeye gusubirana n'iki ari muri blague turamubaza se umugore yashatse ni mwiza igisubizo yaduhaye cyaranshimishije ku buryo n'ubu ngubu niyo mpamvu nifuje kukibabwira kugira ngo wumve iyo confident y'umudamu agomba kugira cyangwa uwo mukobwa yaradusubije ngo yego ni mwiza ngo ariko ntago nduta urumva iyo confidence nyine iyo wowe ugomba guhora wiyizeye sibyo ugomba kwiyizera niyo nta muntu waba wabikubwiye ariko ugomba kwiyizera ko ushoboye uri mwiza sibyo ntago kandi ahangaha tubyumve neza ntago kuba wakizera ntago bivuze ko ugomba kuba arrogant kugomba kwiyumva katubivuge gutyo ngo wumve ko ngende mwiza bose ndabaruta oya uri mwiza mu mwanya wawe mu gihe cyawe sibyo urashoboye mu mwanya wawe mu gihe cyawe ariko ntago bivuze ko
nubwo ushoboye nubwo uri mwiza abandi ugomba kubaca hejuru ukagenda wabemeje ngewe mbarenzeho ngewe ni ngewe uzi gukora kurusha abandi ni ngewe mwiza kurusha abandi ni ngewe uzi kubaka urugo kurusha abandi oya aho niho itandukaniro rigomba kumera rigomba kuba uri mwiza yego ariko don't be arrogant sibyo nta hantu bihuriye kuba waba mwiza no kumva kurenze ku bandi icyo nacyo ni ikintu ugomba kugenderaho cyane ushaka kuba umugore w'icyubahiro ikindi umugore w'icyubahiro aba ari independent sibyo aba ari independent icyo cyo rwose tugomba kugitindaho cyane akenshi usanga yego bigenda bihinduka ariko akenshi usanga abakobwa cyangwa abadamu n'abantu bakunda gufatwa nk'abanyantege nkeya ugasanga buri muntu wese aragufata nk'umuntu ufite intege nkeya aragufata nk'umuntu udashoboye rimwe na rimwe ugasanga natwe twabigizemo uruhare ndabaha urugero nko ku bakobwa murabizi ku bantu bakiri abakobwa njya mbona banabikoramo utumimi ngo umukobwa wo mu Rwanda iyo umupresence chéri wawe cyangwa se fiancé cyangwa boyfriend agahita akubwira ngo mubwire ko dushonje mujya mubibona abantu benshi babivuga ariko malheureusement niko abenshi bameze mubwire ko dushonje mubwira tujyane kurya mubwira dusohokane mubwire mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu bikugira umukobwa w'umunyacyubahiro ntabwo bikugira umukobwa ufite agaciro uwo muntu yego uramubwira ko ushonje arakugurira ibiryo ko ntabuze amafaranga yo kugurira ibiryo ariko se waragufata gute you have to be independent ubu umukobwa nyine uzi icyo ushaka ntabwo bivuze ngo nimba mvuze ngo ugomba kuba independent ngo bishatse kuvuga ko umugabo wawe cyangwa se umuboyfriend wawe uzamwima ubwo burenganzira bwo kukwitaho oya ntabwo ari byo nshatse kuvuga ntabwo ugomba kumwima uburenganzira bwo kukwitaho kuko abagabo nabo bafite uko baremye yumva ko kwita ku mugore we kwita ku mukopine we ari ibintu bituma yiyumvamo nk'imbaraga niko Imana yabaremye sibyo nabyo tuzabigeraho ku byabo ariko ntago nshatse kuvuga ngo niba ugiye kuba independent mwima uburenganzira bwo kukwitaho ashobora kukwitaho ariko nawe gira icyo wikorera sibyo gira icyo wikorera abone kuri umuntu w'umunyembaraga ntago niba umenyanye n'umuhungu uyu munsi ugomba kwita umubwira ko ukeneye kwisukisha ataraza se ntago wisukishaga ataraza ntago wakoreshaga inzara ariko ngo kuko mumenyanye ugiye kumva ko ibibazo byawe byose bise bikemuka tangire nkeneye kwisukisha nkeneye gukoresha inzara sinzi mama yarwaye sinzi telefone yamenetse sinzi oya icyo gihe uzatuma uwo muntu nawe agira uko ahita gufata kutari kwiza abone ko yego ugiye kumukoresha sibyo kuko umuntu mumenyanye uyu munsi ntabwo wambwira ngo uratangira kumusaba ibintu yumve ko utagiye kumukoresha yumve ko ataje gukemura ibibazo byawe azumva ko ugiye kumukoresha nawe icyo gihe azagufataho ijambo aba yashaka kugukoresha sibyo kandi rwose ibyo ngibyo ntabwo bitugira abagore b'agaciro ntabwo bitugira abakobwa b'agaciro habe na gatoya ahubwo bitwambura agaciro kacu turashoboye dushoboye kwikorera ibintu byose bibaho sibyo aho ukeneye ntabwo mvuze ko utazakenera ubufasha aho ukeneye ubufasha please bwake ufite inshuti ufite abavandimwe ufite n'uwo mukopa wawe cyangwa uwo mugabo wawe aho ukeneye ubufasha bwake ariko mu gihe ari byo wishoboreye nawe gerageza ubikore neza kandi uzabishobora uzabigeraho wige ushaka akazi uhaguruke ntumve ko ugomba gutungwa n'umugabo cyangwa nsigaye mbibona akenshi ugasanga abantu bavuga ngo se ngo ni gute ngo umwana w'imyaka 25 atunze iPhone 14 adakora kubera iyo competition cyangwa iyo pressure navuga ni nka pressure abakobwa tuba dufite bituma wumva ko goal yawe ya mbere ni gushaka umuntu ufite amafaranga sibyo kandi mu by'ukuri nawe ubwawe urashoboye ushobora kubyikorera nukuri ntago kudakora ntago ari choice sibyo wowe gukora kwawe bizatuma uba elegante ukubonye wese aguha icyubahiro kugomba
ukubonye wese agwa ku gaciro akugomba kubera ko wahagurutse ugakora ibigukwiriye mu gihe cyawe sibyo ndumva ibyo nari nabateganyirije ari ibyo ariko nibyo nari nabateganyirije kuri uyu munsi bituma tugaragara nk'abakobwa b'abanyacyubahiro abagore b'abanyacyubahiro sibyo biyubashye bafite agaciro muri sosiyete basa neza bitari byo gusa neza gusa inyuma oya byo gusa neza no mu myitwarire no mu bintu byose bishoboka sibyo tureke gutuma abantu badufataho ijambo tureke gutuma abantu buri wese ukubonye akubona ufite iPhone sibyo n'urugero ahita yumva ko uriya yiguriye n'umugabo uriya yakoze iki ngiki kugira ngo ayibone sibyo ikindi kintu cyanyuma na nyuma nakisabira abakobwa nukuri mureke twiha agaciro mureke tureke kwiyandarika sibyo ibi bintu by'amavideo nirirwa mbibona kuri Twitter sindazibona nanjye izo video sinjya nzibona ariko ukabona bashyizeho ngo video ya kanaka sibyo mu by'ukuri yego ni shwa yawe n'uburenganzira bwawe ngiye buriya ntago njya njija umuntu na shwa yiwe mu myaka 20 iri imbere uzaba wishimiye ayo mahitamo wahisemo muri icyo gihe sibyo mureke tube abakobwa beza tube abadamu beza dufite agaciro dufite icyubahiro sibyo ubundi murebe ngo ibintu biragenda neza kuko maze iminsi nshaka kuri iki kintu cy'amavideo no kwiyandarika kw'abakobwa ariko nabonye uyu munsi atari wo munsi wa nyawo kubivuga nizo tips zacu nari nabateguriye kuri uyu munsi nizo nashakaga kubagezaho mu by'ukuri umugore w'umunyacyubahiro cyangwa umugore ufite agaciro muri sosiyete ukuntu ashobora kwitwara ubundi ibi bintu nabiteguye ibintu bimaze iminsi bitrending ngo video z'abana b'abakobwa ngo video z'abagore ngo video z'iki mumaze iminsi mubibona bicaracara nyine ni ibintu bimaze iminsi bisakuza pe ngewe ku giti cyanjye birambabaza cyane ariko uyu munsi ntago numvaga ntari mu mwuka wo kubivuga ko ndacyarakaye ndashaka no kuzashaka wenda umuntu bizobereyemo akabidufasha kubyumva mu by'ukuri ni iki gituma tugeza kuri ino level ese ni shwa y'umuntu ariko ngewe yego nizera muri shwa z'umuntu ndanazubaha mu mahitamo ya buri muntu wese ndayubaha ariko bangira ngo utekereze ese ayo mahitamo mu myaka 20 uzaba ukiri proud yayo mu by'ukuri tujya gukora n'ikintu cyose tujye dutekereza gutyo mu myaka 15 nzaba nkiri proud y'amahitamo nakoze mu gihe nari mfite imyaka 23 sibyo dutekereza gutyo bizatuma twirinda no mu byo dukora byose ngewe mu by'ukuri nicyo nashakaga gusorezaho nukuri mureke tube abakobwa b'abanyacyubahiro tubebe abakobwa bafite agaciro muri sosiyete bafite agaciro ku muntu wese utureba ku muntu wese utuzi tube mu by'ukuri nawe ubwawe uzajye wireba wumve ko uri proud yawe yego ntawe udakosa ntawe utagira utudefo ariko tugerageze kwitwara neza tugerageze buri wese utubonye areka kudufata ijambo areka kudufataho kubona icyo tuvugaho bimworoheye sibyo tureke gusa neza inyuma gusa duse neza no mu mico nukuri nukurikiza izi tips 10 nakubwiye cyangwa zishobora kuba zinarenga sinabaze neza nuzikurikiza bizatuma uba umukobwa cyangwa umugore wiyubashye wubashywe muri sosiyete bitari uko ugaragara inyuma gusa ariko n'imbere no mu mico n'uburyo ufatamo abantu bose muri rusange ndabashimiye rero mwe mwese twabanye muri iki kiganiro ni ikiganiro cyari un peu sérieuse kubera ko ibintu nari ndi kuvuga ni ibintu biri sérieux ndizera ko no mu bindi biganiro byose tuzakomeza kubana shene yanyu yagarutse none yagarutse ifite imbaraga shaho ndabibateguje mwebwe gusa
ntagira aho mujya mukore subscribe subscribinze mwongere mu subscribinge musharinge ku nshuti zanyu nukuri munyereke ko turi kumwe munyereke urukundo nanjye ndahari ku bwanyu ndabashimiye rero mbifurije ibihe byiza mukomeze mugubwe neza mube abagore b'agaciro mube abakobwa b'agaciro iki kiganiro ushobora kuba uri kukireba uri umugabo cyohereza umugore wawe cyohereza umukopine wawe cyohereze mushiki wawe nawe aba umugore mwiza ufite agaciro muri societe ndabashimiye rero mukomeze mugire ibihe byiza Imana ibarinde bizu